ubundi nyoko musa kubyara nasa nari mari ntabwo yagize gabya inkende oya bari vuge gake gasuku nta bwenge afite ubwenge bwo kugira ngo bw'icyokezo nubwo intuze nyine urabibona ni gasuku kuva mu bwire biwaba abagende biwaho muri we muri biwaba ati gicucu kirashaka yi yavuze ngakunda Bruce Melody ngo The Ben bari bahuriye mu bintu by'ubucuruzi ngo bya business by'intuze ngo ariko ngo nta kantu The Ben ataga nazo direde Mujyeho direde ndagenda muri ntuze mu kwa muganga yego yinda barayibaga wibagishije ariko bayibaga nawe n'uburi kira mwaraduheka gashaka yese ndubuga n'uburi kira mwaraduheka gamana ase ari wowe n'umugore ninde uzose umwana nta namwonse umugore yagiye do oya reba ari wowe n'umugore yes wowe n'umugore ninde wose ni jihad yazize jihad yazize kugira muri ntuze muri gereza siko bavuze ntabwo ndusha imbere imana no mwahurira ntabwo ikibazo kuri ushaka urukase baguhibasuruke oya ni ntuze Slim Jesus. Nana nciye bugufi uremewe no kuri kw'Imana uremewe kandi jewe Nana wandemeye ukazanya numa ushaka hose muri iki gihugu ko nzakugirayo sibyo nibyo ahazanuma hose uwazanuma ho wese nzasoza ubutumwa nose kuro Dr. Nana muri Arizona Arizona muri Phoenix nuko we na perezida mubaziki wa mugabo se oya banza ubura bomuretse guki namusaba ubushuti guki namusaba ubushuti serious biri seri noze mukavuga niki cyane cyo ntiwiyize kubera iki reka nawe usaba kuri baraguhekekaga ubwirwa niki ariko bahenya ko umuntu babuze bamushyira ariko se baze kwibaniza ubundi nyoko musa kubyara nasa nari mari ntabwo yagize gabya inkende oya bari vuge gake ingagi wa mugari habuze gato gusa nazaga kijyo musa muki ariko shaka kujya winjiza amafaranga tusho gusa n'ingagi cyane oya sosi rashize mva kubwira oya sosi racyari oya tureke byo uzabaho pe kuko ngizemo ne gura nawe kuzibeshaho nta nahantu utaba wowe ujye ko uhamwe ujye gucuruza amazi muri Maravuye muri sinema uramumenya wacuruza amazi wacuruza amazi avuye muri sinema Samusure muri Malawi ni muri Mozambique n'izina ry'Imana wabonye ikibazo cy'abantu bantu bashinda umuntu umuntu muremura ararya ari wose bari umukamera bari wa aza sha uzi ko bari gutekera ibya cyangwa gutekera we nyamabo ariko nanjye borera kuza ngiri cyangwa ijyanye ry'abakene uzi ko uyu mutipa ko pasta krota icyo ni cyese kimwe kigucurira nyama kimva ngo hageze urazitimbagura ntabwo nyibuka cyaka suku ntabwo kibuka gasuku se so mujya musangira nyama zarariya nijya kuginya gasuku nawe urabizi ko ari gasuku nyine gasuku nta bwenge afite ubwenge bwo kugira ngo bw'icyokezo nubwo intuze nyine urabibona ni gasuku kandi gasuku aho ni inyoni yitwa gasuku inyoni yitwa gasuku nanjye ngere ariko agiye muhura nkayoberwa niba uri umugabo ubundi waji barayahura na buti imbere y'Imana ndebara mu ariko ijwi ryawe ntabwo rigera hariya were hajya ariko se Sano ni yandimba nese sindwa twandimbati no yitwa nde nese nyamabondo uragirinde nje ndagendana ariko nukuvuga ira cyane nagari yawe yanditseho nyamabondo ira yo ni yanjye ariko nitago ndimbati nagari yiye yose ko nyikora nawe ugeze kwikoraho abyose nyine ni ya noze ni ya ndimbati cyarasaze ni ya ndimbati nese iya cyo natangiye ari agasaba nubu niye rero thank you very much uri mugabo n'usugaza kwikoresha umugabo wagasara w'igikara ugera muri Ravafo ntabwo munsi no kuvuga ngo rero ndimbati bamuge ngo naza gukora mu wese ndimbati mwe naza dukore ni wowe mugabo wagasara n'ubusa baraza ariko bashobora kuzana mufasha kubera mu kameramani bitewe nuko na mu kameramani agira kuva mu bwire biwaba abagende biwaho muri we muri biwaba ati gicucu kirashaka yi ati we urashaka yi yewe urashaka kunyemeza ibintu inzi iriya caro ni ya Ndimbati yayiguze na Sandrine wa Gasamutif ayiwe none ayiwe ukwazi cyambere wari ufungiye sheka miliyoni 500 n'izirindwi oya ntabwo ya nta nari mvuze ko wari ufungiye
urangije asigaye ubwawe uvuga uzi buriya mukecuru utazatuma umurusha yisaziye Ubuhe mama wabyaye. azaza yirukanga n'ibikapu nzamuga nyuma Mama wabyaye. hano tuwe n'abantu bari bakujyanirira Oya, uravuga umukecuru mama wabyaye. ndimo ndavuga umumama wadutekereza inyama ngo twirire Mama se kari umwana akiri muto. kandi uri umuntu mufungisha nabi bagwa burundu none Ngabire afunzwe n'ikiza bigeze atera amabuye None se Ngabire. Si umunwa se. Ngabire yagambaniye leta y'u Nyine Rwanda. si ku munwa se. Yasebeje leta y'u Ni umunwa Rwanda. ariko. Yateguye umutwe w'abagizi Ni ba umunwa ariko. w'ingabo zitemewe. Ni umunwa ariko. Ni umunwa. Yateguye imyigaragambyo kwa Rubangura. Ngabire vigitwa. Iyo yicecekera Jean Paul ari yamukoreye. Ariko yaragarutse ngo Jean Paul ndakuzi. Jean Paul ndakuzi. Urabizi neza nawe Jean Paul. Nawe uriyizi. Akaba yitwene n'ikoga. Niyo koze ntigaca. Wabyumvise? turagurika koko ntabwo nguri mu bicyaro yabaye pasiteri inde yabaye pasiteri koko ariko kanye mu Aze yamo. Zambo buzima zose wenyine. ni jya sitekeri akirya n'ibyo batita mugari pasiteri ntabwo ni iby'abashyitsi ese abashyitsi barisa. nutazi kwiyumva mutanga bimaze Abashyitsi n'ibisangiza. yizamura shati kandi abonye n'amazi ntayo nkuva Kuva mvutse mu buzima bwanjye rero nkubwiza ukuri. Kuva mvutse. ariko nanjye nkubonye mu miterere nabona kurunywa Reka reka nose kuvuga udahumeka Jewe rero buriya naremewe mu kuvuga cyane. ntabwo Urumva? bakunze ba Nyamabondo bakunze Ikaze TV Rwanda. TV bakunze niba ari Sirimu niba Sirimu Jesus TV. Jesus. Yego. ndabisabe ba YouTuber Claude mujye mumuha ibiganiro mumuha amafaranga kuko niba mushobora kuvuga bajya kwishyura Ntibashake bazabireke. None se jewe icyambere ese kora umuntu kuja kuvuga muri uyu muhanda nyine icyo nkubwira Kandi ujya no Maze gukora uvuge, nose ugira ngo jya ibiganiro ntibamamagara kenshi nkabyanga. gukora kanga None se arami ibihumbi 20 imodoka irajya mangaye. kuva hano cyara so arazibomba cyo no kugaruka Reka ibihumbi 10 bigigahanga. Iriya ni jipe rava ni jipe. Urumva? None se ubwo arami ibihumbi 20 mbikoresha iki? bitega kamata kwishyurira Oya nta moto ushakira gakubitwa n'inkuba. ubu none twebwe twaragowe Nyine nawe urwo rwego Imana izarugukureho. oya ningumeza aho riri harashe Oya ni hagukuri kujyana hano. Moto yangushije inshuro nyinshi. Ariko moto zose si kimwe. Ariko yitwa Sipiro. Moto yitwa Sipiro. Niyo wamiki sinayijya. nyine wiyivugaho Kubera iki? yihorere Sipiro Sipiro yihorere ni moto nziza. Yako Urabyumva Sipiro ni moto nziza. Izi naho wangura ibiwawaye Uzibeshaho. Feriza yo kugira ngo umuntu ayifate. Afate moto, afate feriza Sipiro. Ni ikibazo gikomeye cyane. Barabikosoye. Sipiro mu makazi mbamamarize Sipiro. Kandi ikora ni sonatibe. Ikora sigira wangura ibiwawaye Kutabitsingi. Ikora kutabitsingi Sipiro. simbizi Kutabitsingi. Mu nganda imasoro. Sipiro ni ikorera. Sipiro rero urabona harije mu ikorosi harije mu ikorosi kwinjira tuza hano yego genda wandi Kongo Pastor Claude yego ni kuvuga ngo Pastor Claude wo mu YouTube ukomeye kuko uri ukomeye muri kano karere oya sakare ni mu Rwanda hose oya ni hano gusa oya kabara kube nana nuko ariko wabaye ute wa muntu we wowe gihe byo nkubwira yubyumva Sipiro amamoto ya Sipiro mu mpamagare yengira n'amasezerano namwe mbamamariza ubundi murebe nicanye na Nyamabondo twirira ubugari hari ikindi se Nicaye no kuri Sipiro. no kuri Sipiro ariko Imana izafashe muri nawe niho uzatwara Sipiro cyangwa igihe uzayitwara Imana izafashe muri nawe 260 260 Imana izafashe duhure rwose rero ko tuzahagera gifitiye umwuka tuzahagera watangira umudiyakoni birangira ubaye umupasiteri Yambaye. none byarakokamye oya rwose tuzahagera hanyuma ariko gihe mfite sauce man oya isosi wayihuse se oya nawe oya uzabase ushaka ibyo nawe ujye ngo nsigiye isosi se none se Nasenya maboko. Debena aracyakuvugisha. cyane n'ubwo dufitanye akazi yavuze ngo ni igisambo Ngo Debena igisambo. ngo ntabwo atanga akantu Yego kandi ko Nyamabondo yavuze ngo akunda Bruce Melody ngo The Ben bari bahuriye mu bintu by'ubucuruzi ngo bya business by'intuze ngo ariko ngo nta kantu The Ben atanga nanjye wa wundi harya wanyemereye kofi kuntuza ntayibe ninde no buja no buja no buja no president kuvuga ngo waririmbye ngo urabaho ndagiye ngahita muhereza amafaranga y'ubuntu nde no buja mwagwa amafaranga y'ubuntu ayahe y'ubuntu soze ngo mwana wahita kwa amafaranga y'ubuntu no puja
kwere kwa tugitangira niwe wakezo za derede n'ibiki byose niwe agera gukoresha sajari yiyinda yahizo hano uzayinda sajari ntabwo ko ntabyo ujya ureba ntabyo ujya ureba desi warahizo derede nagiyeho derede ndagenda njya muri ntuza kwa muganga yego yinda barayibaga wibagishije ariko bayibaga nawe ubwo ni kwa muganga heheze bayibaza nopuje ngo akomeje iki yarambwiye ngo nicare hoteli nari nicaye kuri hoteli ya Paris abantu bari barimo harwaza igura 2500 cyangwa 5 5 confisi gura ngaye kandi opuje no umukire bura ntunamone kuri iyo oya nta bukire buhari ariwe manager wa DPN kuba manager wa DPN ntibivuze ubukire iyi ni umukire gusa niba afite imodoka yagendamo akaba afite umuryango umugore n'abana bishimye urokera ko bigende biti reka no mbaze mubwire aho gucya abantu mutanyirwa koro kandi basa kugishaka ibindi bintu ufite ahantu tuye heza nyine baza wumve taramaze sha mukarabye mukanya taramaze hano oya turakara mukanya wowe nabo gukarabya tube ubu turagurika bitakumiraho oya nta kibazo uzo komeze nka za radio zakira bitaga sondi so oya ahubwo bazita wowe hubwo ujye uvamera oya nimera se mera nizejo bundi bayitaga ntuze sondi soro yasengi national national nazo nizejo bundi iyo bayita national uburi kira mwaraduheka gashaka yese ndubuga uburi kira mwaraduheka gamana ase ari wowe n'umugore ninde uzose umwana nta namwonse umugore yagiye do oya reba ari wowe n'umugore narababwiye mwanga kumva ari wowe n'umugore ndabira ku isaha sha ari wowe n'umugore ninde uzose umwana mu murebere giye mwa ye mukaza ka manebe Bisa 934. Twagiye. Niko. Yes. Wowe n'umugore ninde wose ubwo. Era ni jihad yazize. Farimo kugukariza. Jihad yazize kugira muri ntubuze. Muri gereza siko bavuze. Enye. Kandi jihad mufite icyo mupfu. Jihad ngo yaravuze ngo wapfushije umuntu. Jihad se. Arazi muri koroti yivugije ngo muravuze ngo wapfushije umuntu hari icyaha bakoze kandi n'ubundi yapfuye. Yaravuze. Ntabwo nagoze ngo wapfushije umuntu kurikiye. Nagaro byarakoze. Yankoreye ibintu bibi. Nguki. Yankoreye ibintu bibi. Amagiye mubwire watse. Korode ngarabeshye. Siniza neza ariko ndumusesengo. Yaravuze ngo Korode ukunda tenga muravuze ngo ndavuze ngo the ni igisambo. Kandi nigize mbivuga. Kuvuga ngo wowe ufata umuhoro ufata ibigoramye ukabigira iki? Nkabigorora. Reka. Dore uruva ukunda kubonye bagwaye iki ufashe ikiyiko. Wakita igitiyo. Mu mavuta yawe kuko bigaragara yuko nawe uri biwahwanya mu mavuta nemera ka karirimbo waririmbye uvuye muri gereza ushimira Imana kitwa gwiki amavuta muri yubuto se amavuta y'Uwiteka Uwiteka azagira amavuta azayagushyiramo yagukizeho igikundiro oya nta ibyo byihorere igikundiro murankunda se ndagukunda shaka undi muntu hano hepfo utameze nka hino w'umukundi biraba ngo domba afasha abantu afasha abantu atazi se cyo gufasha simbi zigende ibyo nabonye nukora n'ibyo ntabwo nashyigikira ibintu ntabonye hanyuma ikindi nanjye nkarabya sha ariko si yonda ariko se nda iyi ndi kuri wowe ntiwakubita ahubwo nawe rero imitekerezo ni nk'iyaka nazo niyo bava ngo wayice ngiyo none nawe genda nawe urwakugera urwendo wari bakore nk'impanuka uri kuri moto ubutogeye mwana reka turare kabisa na mu pastor murimo baza wumve bose urabona bose bangunda n'uyu nguyu Nyamabondo uvuga Directeur w'inyi wa Nyamabondo official Directeur Nyamabondo official cyo goza shaka ro nakubeshye imbere y'Imana uzibesha urakoze cyane ariko no kuvuga ngo ubundi meze nk'abageri nk'uwitwa Gerigora merezura umupira wanjye shana karame oya gabanya amagambo ninde uyisibasa oya ntabwo yigeze bivugaho ariko reka ibintu byari birekeraga birekera ngo n'umuvugizi wayo inde wowe biwahwanye niwe n'umuvugizi wayo genda umuvugizi wayo zero usubiriza ntuza urimo kumureka kwe ntuza Lorenzo oya buriya n'amagambo emi nyawe emi kiregeye kunuze kuri kugihe none nubwo nkubwire rero muri zira tusagirira araho yego muri zira sengere iyo ngiye mu miterere yanjye no mu myumvire yanjye
abantu kubera ko urumva ko uragize amahirwe yo gufungwa nawe kuraba gufunza wamenye ubwenge Imana ikundinde aho ndagusabira Imana izakurindire muri iyi si ari mu bukode ngo bazamwirukana mu uwuhe mu mama umugore wawe madamu wawe ntari muki bagufunga umwaka uzagarukuza ubwenge kintu kuko abazimu bashe mbere isa none riri hariya sha isa docteur nanagira cyama Nana Trending TV rwose ko tuzamuremera ni muzima ntacyo atwaye Nana Trending TV uyu mugabo yaje ntacyo azaniye cyakoze arambwiye ngo wemewe ntago nazanye n'indasa inda nayisizeyo indase none sinda inda no muri kwisanga mu Kenya kimisagara ariko ndishimye ko bageze wawe urumva nkaba ndiye yego nanjye uzansura yego nande mutekere Nana Trending se ntabwo yagira ikintu yohereza ku Ikaze TV Amerika bararyamye nabyukaze nabyo karabibona nyine nabibona ubone yagize aragutamo arantamo kuko narimba cyangwa afite akaboko kabuye oya narimba twarakoranye bibonye ahita mutamo kweli cyane ntabwo akaboko ke gahinnye ayo ntabwo gahinnye Bibiliya avuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza n'umuntu mubi atanga ibibi kuko ari mubi Nana rero ni mwiza ngiye kukubaza ko kandi Nana Trending ubu ko namwe nawe mu mama arayobye subiramo Nana Trending Nana Trending ngiye kubaza ko abantu bagira bate abantu bagira bate baterebe kandi badukunda bakore na subscribe aya niba ukigeze kuri urwo rwo gusaba subscribe uracyari hasi ndazisaba je njye nazasaba bara yuko ni inshuti zanyu hari umuntu mushya ubundebye ku Ikaze TV Rwanda no kuri Slim Jesus nkavuga ngo nimukore subscribe like na comment ubundi twigumanira ngiye buri muntu wese nemera yuko umuntu yakoze neza abantu baza ibera byaraye iki senjya mbyemera papa enda we vomera amazi kari kuko urugo rurakiri nta fanta rufite nta nabyere ibyo bintu bikura sobera kuri cyo wani ibyo bintu bikura shadara abantu bari ibyo bintu bikura atari boneka ndamuka uramuka n'imbere y'Imana mukatinge fanta oya wikatinga bayizane muke wayizana jewe se oya ituma umuntu hano naze frigo iba mu cyuma Slim Jesus reka ngutume umwana mu rugo genda muri frigo unzaniye mu fanta azane igicupa kinini cyangwa azane mu cupa icyo nazane fanta 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 kubaza kumureba uru rugo ngo nta fanta nzanira fanta bose waba uri ibiro 5 by'inyama ukarya ibiro 6 by'ubugari ukabura fanta yaba nese nibareze muze kwa gatandatu inyama zo kwa gatandatu oya ntabona oya ari nyama bikira kwa gatandatu nyama bishira reka kw'Imana hanyuma se fanta igiye kuza nasha neza ndamoka abantu bari ninywera amazi ariyo fanta ninywera amazi oya winywa amazi ariko nayo nimeze ushobora kuyanywa oya ukanywa fanta oya dara abantu bari iyo fanta irahari fanta zirahari ntabwo ari fanta zirahari wowe ushaka panashi irahari uko kirahari oya njyewe ndashaka ikintu cyanditseho fanta irahari icyo ushaka ari fanta nako ushaka rodo niba ari kano kava kajya mwebo kandi ni maguru kandi tunashoje ariko waretse kandi ntabwo ndi buyibone nyuma ya kamera waretse guhemukira Imana ahubwo mwe mwayemukiye waretse guhemukira Imana no kuvuga ngo abakunzi bayo nahimbe babwiye yuko uyu mugabo arakennye ubwo n'uvuga ngo fata turema mu isantere oya kenzi neza none se igipangu sigikira n'igikinze urebe ko ari umuntu usohoka kujya kugura fanta none se ko iri henyine zizana ninetegereza none se uragira ngo ko ndi mu wambuje kuva mu kiganiro ngo ngende tumuramwa ariko se frigo mu cyumba ariko mutari wa waragiye nta kibazo mutari wa waragiye atayizana fanta niwe ntumye kugira ngo Slim Jesus utagira ngo agiye ku muhanda oya ku muhanda hano ndabizi ko bakiyaga kwihagararaho fanta zirahari niba riba hari kano kava kajya nta fanta ufite fanta mota Gana numvise ufite indirimbo y'inoza indirimbo ya bafite indirimbo irimo ubutumwa Emi Kinege yaravuze ati zana hano teka hano tambuka ariko zana hano abo mwana kutugira amagambo menshi ufite ubutumwa oya zana hano zakatwumve oya itonde shabuve muri boutique uko birashyushye basirive muri frigo none se kubona umuro wari wagenda urugarutse dore motari wawe ni ubizanye motari wanjye ni ubizanye avuye muri frigo na maha burenganzira Coca-Cola uko frigo siba hari ahirya none se bari
none nshatse nanamoka uratsinze ndamutse indirimbo ifite ubutumwa ya G-Tough iriya ndirimbo ifite ubutumwa rero witwa Emi Kinege yaravuze ati ribu ati umugabo witwa G-Tough yaririmbye indirimbo ibyo reka tubireke igitenge ibiro bine by'ubugari ibyo bintu koroka nkwereke ngiye kugira inama nk'umuntu umaze igihe muri bino bintu ufite igikundiro uzi kuvuga uretse n'amateka abantu bakureba abo bantu byo bareka barabavuna muheto abahi bajita banyiruka bareka ukabareka avuna umuheto kana avuga ngo nabonye ikiganiro avuga ngo bavuze kari mubi kana niba ari mu yakuyakiriye baramuvuka simbizi akora abanyamajiga ari nk'aya yanjye ariko urabita gose nibasirimuze nawe baza mwitabe igisego yaririmbye G-Tough ngo ari muri bimubaze kutango tugene mwana kutango tugende indirimbo ifite ubutumwa we ntashoje cyo gukora yindi kamuvagiremo n'amazi basi indirimbo ifite ubutumwa yes no kuvuga ngo rondisha hanyuma Rurenzo rero sasa musanga fura Rurenzo ibyo nabikwiye simujiza sinati murabivugiriwe uriya ni umwere kandi yewe nimeje wari ibyo ntabwo ari umwe ibyo yakoze ariko si ibyo ariko yakoze iki wowe uri umuvugizi wa RIB ntari kishize muri RIB ntari kikondo umunyarwanda kandi ngomba kureba ibintu bizima n'ibipfuye baravuga buri munyarwanda yujije mugenzi we ubugize usanga amakuru amwe ko barimo kubaka aho inyuma bafite icyangombwa ndabizi none nibyagombye kuvuga bafite icyangombwa nuko rero hariya bafite icyangombwa cyemewe n'amategeko cy'akarere ariko Imana ifasha umugore we ntazabyara umwana usa nawe ntazabyara none se ryamuteye inda ubwo naza atambitse ibirenge ahita yigendera ntazabyara umwana usa nawe kubera yuko urahaze pe cyane urahaze pepe urijuse nijose indirimbo ifite ubutumwa rero utanga n'ubuwe yes ubutumwa ntanga ku bantu badukunda kandi badukurikira no kuvuga ko nawe na Claude agiye guhinduka muri buze kwihanganira ahinduke neza abo umuntu muzima ari gukora ni macana adakora atagira amatiku kandi abayeho neza Claude no vanga amatiku yazo umuntu bari abantu batatu ariko bari abantu batatu ugomba kubareka barahari ndabazi barahari ngaho ubutumwa Jean Paul Nkundineza naye minya Jean Paul Nkundineza ndusha ubwenge nawe kurusha ubwenge ntabwo ndusha imbere Imana nawe mwahurira ntabwo ikibazo kuri ushaka urukase baguhibasuruke oya ninuza korone we muntu wa mbere kuri kumuyana mu kibuga urasimbogo oya niwe wa mbere umupolisi kucyajya baze kwerekana wa muntu wari ufunze gwagoza abantu abantu bakase iriya bayita intoro abantu bakase n'intoro akantu bakase muri intoro ariko ntabwo ariko byashaka kutugera mwana unakura waratwigendera kuroje tugenda hanyuma avuga ijambo rya nyuma no komba kora kandi ibyo si cyako byuho babone bose bandusha ubwenge murinda habo mubwiye iki murinda habo bandusha ubwenge n'amafaranga kubera iki yari yize n'umunyamakuru wembe gasukuri iki wamugenera ubuhe butumwa agiye gusubira muri Amerika kandi yagiye oya nagaje mu murengo abo muri Arizona aba muri Mongolia oya uye nkubwiye aba muri Arizona buriya yari kanza muri Murezi badrama ariko se shamana turabakora akagaruka wimbaza ku bantu batagendanye yandimbo ntiwayiriye yes ka karimbo kawe oya nzayirima garutse yandimbo yes gese tanegire mudarimbye kwa Nganzo fitanye mudarimbye bwite zitari zirabuzi iriya yo kwa Nganzo fitanye mudarimbye kwa Nganzo yes iriya waririmbye nzayirima garutse iriya waririmbye uri kubera Noheli Pastor Koro ndakwinginze nanjye ndakwingize mbuza ngiye gukorera manibo kandi manibo amenya ibintu bihoraho nguki ndibintu nguki yandirimbe Data na mama batabaye warabaye mana we urandegera Shuti bakunzi b'Ikaze TV Rwanda rero ndetse na Slim Jesus TV hanyuma rero tubabwire ngo uyu yari Nyamabondo twari twicanye ariko kandi intebe asize yicaye hasi neza uyu mugabo afite ibiro 150 ariko kandi nibyo gushimira Uwiteka kubera ko Imana ni nziza yamugire neza yavuye muri gereza rero yari yafungiwe sheke ya miliyoni 500
5 iri certifiye hanyuma yayihimbye inyandiko mpimbano yayihimbye rero baramufunga ariko afunguwe uyu munsi wa none arashima Imana niyo mpamvu arihimbye ngo aho se na nyina batamukuye ngo Imana yarahabaye iramurengera. Ndabashimiye cyane rero mukomeze mukurikirane Ikaze TV Rwanda, Slim Jesus TV nakagaruka. Ciao ciao.